Mwaramutse neza abavandimwe inshuti bakunzi ba Umenya ICT TV. Aka kanya reka turi kumwe na Francis nkuko bisanzwe. Reka turebere hamwe rero iri somo rijya rigora abantu. Ushobora kuba ndi gukoresha Excel yanjye. Excel yanjye ikaba ifite amafayili cyangwa ama document menshi, ama workbook menshi. Ni gute izo workbook nshobora kuzikoresha nimba ngiye kujya nk'ibyo ngereranya ngafata screen ngashyiramo ama Windows atatu abiri nk'umurabona hano negeranye ama Windows abiri, ariko ngiye kwegeranya enda indi ya gatatu byangora kugira ngo nk'iri inyuma ntigaragara. Ni gute nashaka uburyo ngabagabanya Excel zanjye ku buryo bungana iyi screen ya machine? Ni gute babikora kugira ngo tuyigabagabanye mu buryo buhagaze, zino zinuza Windows ukoresha tuzigaragaremo neza kandi zireshya, cyangwa enye cyangwa eshanu cyangwa esheshatu, ku buryo screen yawe igabanyijemo kandi zose zigaragara muri screen. Iri somo tugiye kureba rero, tugiye kureba uburyo wafata ama file cyangwa ama document Excel atandukanye ari menshi ukayagaragaza muri screen yawe, ikayagupatisiona cyangwa ikayakugabanyiriza ku buryo yose agaragara kuri screen yayo. Icyo gihe rero tugiye kubikora, tugiye kureba uburyo babikoramo. Icyambere ufungura ama Excel yawe nkuko bisanzwe, ufungura urabona ko hano mfite Excel nyinshi, urabona ko hano ari nyinshi cyane rwose, zijya muri zingahe. Izi zose byashoboka ko zajya hano kuri screen, ni zingahe, ni nyinshi, uzajya kuri screen yanjye zikagaragaraho zose ku buryo buri wese yabasha gufungura ashaka. Niyo buryo tugiye kurebamo iri somo ry'uyu munsi, niryo nabateguriye uburyo wagabagabanya screen yawe ya machine kwa ingana kose, yaba machine nini yaba ntoya, ukayigabagabanya amashiti yose yakagaragaramo. Reka tubirebe. Mbere yo kugira ibi somo rero nabashishikariza gukora subscribe kuri Ubumenyi ICT TV, cyangwa niba ukoresha abakoresha ku rurimi rw'icyongereza bareba handitse subscribe, abakoresha ururimi rw'igifaransa handitse s'abonner, mukandeho, mukoreshe ya, mukore comment, mukoreshe ya mugerageze kuri bagenzi banyu bajya babikenera mujyanye na statistique, yenda bajyanga gukompara nk'amadata yabo ku buryo wabona muri aho kugira ngo ajye minimize imwe minimize yongera zayizamure arebamo abajya basha gukoresha akantu kugira ngo kazi compare areba muri screen yiwe zirimo zose, kugira ngo ajye hagaragaramo imwe nk'uko nguko wongera hagaragaramo indi. Mu sharing bagenzi banyu rero mukore comment kugira ngo ibyo tutanoza tubashe kubinoza, ibyo mushima tubina tubiduha motivation cyangwa kadimbaga zo kugira mutubwire icyo twabakorera kugira ngo tubashe kujya twungurana ibitekerezo muri amasomo atandukanye, yaba Excel, ibijyanye n'ikoranabuhanga byose. Muduheho inama, muduhe ibitekerezo uko twabigenza. Kora comment rero, jya muri comment wandikemo ibyo ushima, ibyo nenga, tubikurebere, tubikosore kandi tubashe gukorana neza. Komeza ukore subscribe rero, ugeze kuri bagenzi bawe nabo babwira bakore subscribe. Uwayikoze kandi turamushimira nawe kuko arabasha kujya adutera inkunga mu buryo bushoboka. Kandi mwibutsa ko buri wese yakanda kukazogera kugira ngo iyo dushyizeho isomo nk'uko rihite rikugeraho ku gihe ubashe kuba updated muri icyo gihe. Nubwo buryo tugiye kurebamo rero ibi ngibi turi gukorana. Natinze rero reka turebe ko ama workbook yacu cyangwa ama sheet yacu ya Excel ni menshi. Ushobora gushanga ari Excel file ariko irimo ama sheet nk'ijana cyangwa kariho ama sheet menshi. Nk'ubu iyi ndakeneye hano iyo ama sheet hano hasi menshi runaka, hariho ama sheet menshi. Hari n'izindi nayo zifite amashite menshi, ushobora kuyigabaga kuyiparticipationa rero muri screen yawe ikagaragara, n'indi kagira wajya kuri sheet runaka, wajya kuri iyi sheet ugahita ubona ibihari, wajya kuri iyi ngiyi ukareba ibihari, gutyo nibo tugiye kugira. Ubwo rero nagira ngo mbashishikarize, reka turebe rero uko tubigenza. Iba tarakanda kuri iyo nzogera cyangwa tarakanda kwa handitse subscribe, bikandeho kugira ngo tubashe kugendana neza. Nkuko nabwiye rero ni Francis turi kumwe, tugiye gukomeza isomo. Reka turebe uko ndashaka isomo ridatinda n'iritoya cyane rwose, ni akantu koroshye cyane ushobora kureba ugahita ugafata mu gihe gitoya. Ndi kuri ufite ama workbook yanjye menshi, urabona hano hari ziri minimije zishobora kugabaganya screen, hari izindi ndashaka ko izi zose zigaragara kuri screen byashoboka, kandi zikaba zifite partition umwanya ko screen yanjye zigabagabana. Nibyo tugiye gukora. Icyambere urafata imwe muri zo uyifungure, dufungure imwe muri zo,
muri izo file yacu ya Excel. Ngiyi irafungutse iri maximize muri screen. Niturangiza kugira ngo n'izindi zize kubona umwanya hano hejuru, ntabwo turi bujye hano hirya. Ngiye hano yayiha umwanya ungana gutya. Izindi nk'eshanu zizagabagabana usigaye, reka turebe ko iyi machine ishobora kugira automatically ikayigabagabanya. Turahita tuze muri Excel yacu hano muri menu hejuru, tureme ni yanditseho ngo iki, yanditseho view. Habamo du component twinshi ariko ko tugiye kureba kacu ni kamwe, nakwaranja ama window nuza akagaragara yose. Ningira view ndagira hano handitse arrange all, nukuvuga ngo iki stack your open windows so you can see all of them at once. Nukuvuga ngo tugiye kuzigabaganya kubyo tuzirebamo mu buryo buhagaze zo zikagaragara muri screen. Turakanda, iyo tuakanze haza kano ka window aka pop up koreje. By default biba handitse ngo tiled, ariko ubundi ushaka kugira gute ushobora gucya mu buryo buri horizontal, ushaka kuzibona mu buryo butambitse ziye zitambika. Oya, mu buryo buri horizontal turashyira hano handitse ngo vertical. Ni makitinga nkayitangira okay. Machine yanjye itizigabagabanya ikurikije iziri activated. Urabona ko izi zigabagabanya zino ngiye gukompara. Iyi ngiyi irayigabanyije, ngiyi window irayizanye, ngiyi iyindi nayo ngiyi. Urabona ko ndayiscrollinga nasi kugira ngo nyine nyibone yose, n'amashite yanjye ngaya arahari no kuyabona byo ngibi. Nukuvuga ngo tugabanyije ya mano zacu ahita yafisha yose akabagabana. Aya ni igihe tufite, urabona ni ebyiri dukoreshe tuzikabagabanyije screen yacu mu bice bibiri ingana, kuryo nta irenganya iyindi. Ukabasha kugenda ukajya kuri data zawe zitewe naho biherereye. Iyi muri iyi ugascrollinga iburyo bwayo hano, n'iyi ngiyi ugascrollinga hano. Ubu ni amadokima abiri yafite muri nuzanjye isa zitandukanye kandi ziyose nzireba neza. Nimba ari data nshobora gukura aha ngaha nkahita nzipestinga aha ngaha, nimba arizo nshaka gukura hano nzijyana hariya hirya naho nkabikora. Ubu ni bwo buryo twari tuyamo isomo ryacu. Bitabujije ko n'izindi dushatse kwazigaragaza nazo. Izi ngizi ziri kumwe zimanukira tukabatereka tuzigaragaze nazo. Ushobora gufatamo ukabatereka ugaragaze, ukaza ukajya muri view, arrange vertical, ukahita uzibona noneho zose zihari. Urabona ko mbonye hano nzanye zingahe, nzanye enye. Hari zimwe nayisanga ngo ebyiri ngizi, nongeho n'izindi hano. Ngibi ukahita ufungura, iyi ni iyindi Excel yanjye, Excel form file name ubirana ku mazina hano, izina mark sheet, hano akaza copy, hari akaza imyirondoro. Nuvuga ngo ubitewe n'icyo washatse. Urabona ko igabagabanya ikagabanya screen mu bice bingahe bingana. Niga screen yanjye igabanyijemo ibice bine bingana. Hari amafile ane, ngiyi iyindi ku ruhande hano, ngiyi hano nayo na scrollinga. Ushobora kuba ufite hano hirya n'ibindi bitandukanye byinshi. Urabona ko hariho amanuza amashit naho atandukanye. Ubwo nibwo buryo twarimo tureba mu buryo screen yacu igabagabanyamo ibice. Excel yawe ikabasha kujya gute kubasha kongera kuzura muri screen cyangwa kakabanuka. Nubwo buryo twarimo tubirebamo uburyo wagabanyamo screen yawe ibice runaka. Za file 10 wazigabagabanya gusa, ariko twaba dutoye. Za nk'eshatu ushaka gukompara wazishyiraho nazo ugahita ukora data hamwe uzishyira ahandi. Nubwo buryo twarebagamo rero tureba uko Excel yacu, dokima zacu za Excel, file zacu za Excel zitandukanye ushobora kuzigaragaza muri screen yawe mu buryo bugaragara, ukabasha gukoreramo ibintu bitandukanye. Murakoze, murakarama. Kora subscribe, kora share, kora comment, kora like ibidushimire cyangwa uvuga ati ibintu ndabishimye cyangwa ibintu ndabigaye, na dislike nayo wayikora nta kibazo ubona bitakunejeje. Ibyo ni twarimo tubagira ngo twashishikarize. Murakoze, murakarama. Mwakumona Francis wifuriza ishya n'ihirwe. Komeza rero kore comment, ukore subscribe cyangwa s'abone mu buryo bwose bushoboka. Mukomeze kubana natwe ibihe cyose. Ciao ciao, umunsi mwiza.